umugore umwe umunyakenya ararira ati mana nk'uyu mwana ntiwamumpa. Oya bibaho ariko se ngero akantu mba nibaje nako ni gute aba yafashe decision yo kumutwita amezi 9 ntamukuremo akiri mu nda hanyuma yamara kumubyara akamwica. Iwacu nyuma navuga ibi bibera Kayore ejo bundi mu cyumweru kimwe barabyutse haruguru basanga umwana ku pilote hasi kana kagahinja abanyamoko nyamba baba nuko abanyakenya. Hi guys, kwenye kwa kazi kuri AMTV show nibisanzwe tumeze neza ni kiru. Okay, tumeze neza namwe mumeze neza. Yego umwaka twatangiye neza M23 tuyivuyemo ngo nakora hari ngo guma yaguswe ukavu ngo tugeze kuri 90 kujana. Ubu nyine ndabonye hano bapostinze ngo Bukavu ngo yaguswe yose. None gatwimukira Bukavu kandi shango nono ngo hari $1 muravuze gute nta mafaranga. Nta makuru ntayuzi Shango ndi igipfu amafaranga ntibaye guma na Bukavu ni mara gufatwa. Ngiye uzabone ko ndagiye konte niyo mbaye mbona pastor usoka ayifotoza yagiye unyageze Bukavu ndango aho baye bafatane hayi mukira. Mumeze neza abantu kuri AMTV show. Aka turakome tacho tubaye turino turino nacari Trump ntaramukomora. So rero tuje kuganira namwe uko bisanzwe tuganira ku bintu bijyanye hirya no hino cyane bijyanye n'ingo benuko. Koma aho uyu munsi rero twavuze ko ni buganire hejuru y'abamama cyangwa se abakobwa yego igitsina gore cyose babyara abana bakabatawe. Ngiye sije sinyashaka no kwivuga igintera bushishe ariko no hari n'igihe yajyanye n'umuntu mbarango binabaho. Iwacu nyuma navuga ibi bibera Kayore ejo bundi mu cyumweru kimwe barabyutse haruguru basanga umwana ku pilote hasi kana kagahinja abanyamoko nyamba baba nuko abanyakenya nuko batuvuge mu Giswahili abasanga kana bakazinze mu bitenge kari hanze kuri pilote nkoso kara kuri gate ukakahasanga kabaze no gupfa. Umugore umwe umunyakenya ararira ati mana nk'uyu mwana ntiwamumpa. Oya bibaho ariko se ngero akantu mba nibaje nako ni gute aba yafashe decision yo kumutwita amezi 9 ntamukuremo akiri mu nda hanyuma yamara kumubyara akamwica. Ibyo bintu noneho ngiye cyane no pepo no kumana satani kuko ntabwo warwana n'inda amezi 9 nigeze kubyarira ahantu nabyariye Ketia ni pumwani nisi habyarira abantu b'amoko yose abari abagore hamagana n'ingose noneho kugira ngo usobokemo hariya ni waba wabyaye werekana ibyangwa hamagana 20 kubera ko ngo umugore araza kubyara we ngo yamara kubyara asigataye umwana agahita acika nko abaganga bagasigara bari ibicaje y'uwo mwana. None nabo ntibemere ko abantu basohoka cyaka amagenda akajya kumubyarira muri toilette isa abantu bateye bati yigeze ku bitaro ari ku bitaro ibaza nyine ntago abakeneye wenda ko umwana we wenyine abaho ntago abakeneye kumubyara sasa aba yaramutunga ikimunda amezi 9 sibyo hari ndazanga kuvamo akavuga ngo akayirindira paka ivutse nese ko kiba yanze kuvamo nyine akavuga ngo ubwo yanze kuvamo reka nimurindira avuke yanze kuvamo nyine urumva biba yanze n'uwo mutima we aba ari uwo mwana ahubwo uwo mwana bafite ikintu azaba cyo gikomeye kuri kw'Imana akaza amara kumubyara akimara kumushira hasi gutya abesha ngo giye muri dusha agahita asohoka agahita akurira akamusiga ukagenda uri umubyeyi wabyaye uwo munsi we usize umwana. Ako sinzi umutima w'umuntu abagira ngiye mbona ari nk'amapepo n'ingende nk'Imana nuko nyine Imana itagirwa inama sinazongera kumuha umwana mu buzima bwe bwose
kandi uwo munsi umwe azicara avuga ngo mana ndashaka umwana. Uzi nk'abo bantu akenshi aba ari abakobwa cyangwa abantu batabana n'abagabo abenshi bose ahubwo abenshi bakora ibyo bintu. Ni ukuvuga noneho iyo amaze gushaka ukabona nk'umugabo cyangwa arasenga ati Imana wampaye umwana, kandi Imana nyine y'umubyeyi ikamuha abana. Ariko icyo si ikibazo. Niba Imana ko ireba hose, ireba imenya ibyo dutekereza, ibyo twibwira, niba imenya ko uyu muntu azakuramo umwana, niba azamuta ibimuhereye, kuki itamuhereza wa wundi wasenze imyaka imumiye? Nibwo bumana bwayo rero twakuyiburanya. Imana ikora ibyayo mu bumana bwayo. Aho rero ngo niho yitirirwa Imana, ntigirwa inama, ntinaherwa, ntiwo yiha umurongo ngo mana uriya mugore umaze imyaka 20 utabyara, uyu mwana ugiye kuvuka bakamuta wamumuhaye. Ntibishoboka. Ujye uburana nayo kabisa ntitangare. Ahubwo njyewe Mana icyo koze Imana nyine, Imana itaragize umurara uvuge ngo ni umunyenaka iyo ndangaye ko kumunyazinje umwana uko nibo benshi se ndabizi ko ndabona atabaye umunyazinje bugurana cyane bogira konfi. Ariko nyine ngo nibwo bumana bwayo, kubera ko ngo hari umugabo muri Bibiliya ese ninde wigeze kuburanya Imana? Si yo gusa barayibwira ngo tuvugane ngire ibyo kwibara. Imana arambwira ngo ese mubwino hano ububiko bw'umuco n'umwijima biba ngo ese njya kurema ijuru n'isi ngo wari uri wahoze uzaho umwijima ngo ubika. Ariko Imana irarenze we. Kandi koko iki ni ikibazo kinemeye wowe kubaza ngo se nk'ubu turi ku muhango umwijima uri ubitse ko mukanya uri buze. Nyine Imana yawuteretse nk'ahantu ngo yabwiye umwijima uzaho uri. Ariko hari nta gihe kera wicaraga se ni kera bishaka kwibaza ngo se Imana yavuye nyine navuga ngo navuye aho amaye nararemwe ndemwa n'Imana. Imana imaravutse naravutse. Uri kumva byabura ababyeyi banjye bavuye barabyawe. Nyine umuntu wa mbere yavuye yararemwe ari wa Adamu na Eva. Twega niko twize haremwe Adamu na Eva ngo bamare baba muri Edeni, babaho batekanye batabyara. Baremwe nande n'Imana. None se Imana yo yaremwe nande ngo yamiza gusa? Umuntu ntabwo uzayibaza ko igihe Imana itaraza gusa ntekereza ngo mbabwire ibintu biratse mu matwi ahita mbyihorera. Wari nk'umwijima gusa. Wari nk'umwijima gusa. Imana itarabaho habagaho iki? Nyine niho mvuze ngo Imana itarabaho habagaho ubusa. Ubwo buremwe nande nubwo ntabwo yawe buhari. None si ibyo bibaho wowe ibyo utekereza n'ibyo upfa. None se ko nyine ndatekereza ati Imana yavuye ayo kwinaga reka ratambibwirire umuntu wese w'igitsina gore ushobora kugera igihe cyo gutwita ntubashe gukuramo iyo nda ngo ivemo ukabona igeze amezi 5 irazamutse sha nkugira inama ayo ni amaraso azakugenda ku mutwe ku maboko kuzageza ntuzigere wica umwana wawe cyangwa umukorere ikindi kibi. Mureke nushaka umubyara ahubwo ushaka ahantu uzamujyana ari muzima utamwisha, ariko umurereshe nko mu bigo bano bantu basiga kwitara afazaza ateka musigane kutonda mwica baramufata mu rero n'ugazabaho n'abari kazaba. Ariko umuntu aramubwira agatamwicira wenyine yewe nta mutima afite pe ntabwo bampanya ko bari muzima. Ariko abantu bagira umutima usobanutse mu bwo Munyamurenge wabyaye yaratwise yabanaga na musaza we mu nzu kandi bakuru akagira n'abafamiliye be hano nyine bose babana. Ariko nyine mu nzu akabana na musaza we ibaza aratwita ukwezi kwa mbere amezi 2 3 4 5 6 7 8 nta muntu n'uyu n'umwe uramukeka. Amezi 9 aragera nta n'inyoni iramukeka. Umunsi wo kubyara uragera yagiraga icyumba cye na musaza we agira ikiwe yabagenda mu cyumba arikanira umwana. Umusaza akaza kuvunja ko rurarira. Yesu aravuga ngo aramuhamagara ngo Runa ngo niba uwo mwana ninde ngo nabyaye ngo ahanyamavira ngo nabyaye. Uravugisha ukuri
abona guhamagara abadamu nyine babepfo famille babo barazajyana umuntu kwa muganga bamukuraho baramukata bya bindi bakata umwana bamugira neza nyine ibisabwa by'umwana barataha ni wo munsi bamenye ko atwite umunsi yabyariye urumva ako nyine izo ni ingaruka zo gutwitira nyine ingaruka zo kubaze iyo aza kubaho umukobwa w'umugome cyangwa umutima wo kwica iyo aza kwica uyu mwana akivuga ninde warabimenye ntawe yananiye gusa kwicira umwana ntawe ubu afite umwana mwiza cyane w'umukobwa mwiza agafiyeri yazamugendana umuhanda wose ariko processus yaciyemo none ngenga uzi ko hari n'ababyeyi umubyeyi umwana waratwita umumama kandi abamama nibo bagira amabi menshi umwana agatwita akazakubwira ati mama rero ndatwite nagahita amuga ati cuntu gusengera yega arababara ariko aho ati umwana ndagomba kwikuramo nyina henshi ndabazi kandi bene baba abanyamurenge nyine umukobwa yaratwise nyina bari mufashe gukuramo inda kandi ikibazo n'abantu barabimenya birakanyagwa mbega ibintu bibi gutwita se ni igitangaza we buriya hazavamo umuntu yewe ni ukuri mujye mureka amabi wayitwaye kwa kuntu utagize ubwoba kugenda nyine kubikora gerageza umubyare kandi unamwiteho umurere neza so ndumva nizo nama twahawe abamama n'abakobwa cyane cyane abakobwa ni ukuri ariko kandi njye nama iruta izindi naba mujye mwiproteje mwirinde izo ngaruka ariko tugaruke kuri ibi bintu ni ukuvuga ngo impamvu uyu muntu atekereza nabi biba byaturutse kuri papa w'umwana ntabwo papa w'umwana icyo ari cyo cyose yambwira uko yanyanga uko ariko kose ntabwo byampesha kwica umwana wawe ego ibyo nibyo ariko hari igihe utwita ugasanga watwitiye umuhungu wamubwira ngo ndatwita agahita akubwira ati barakuroze ugahita uvuga ati rero none se uyu mwana ndamujyana intamba zose zamwitana nyine ugasanga aguteye ibitekerezo byinshi no gukora ibintu utari wanapanze kubera ibiguzi ukuntu yakwihakanye aba bahungu mugende mureke imico mibi niba ufite gahunda yo kujyana umwana w'abandi uzi umenya ko n'uwazobyara uzomurera iyo niyo gahunda ihari hanyuma umugore we n'igitsina gore ikiri cyose n'umukobwa decision yo kwica umuntu ibe ikurwe mu bitekerezo nenye bwa ngo biyanyuma ariko nanone ivemo niyo nta decision irimo pe ahubwo akamuta ahantu ari muzima ahubwo mugakora nk'umunyakenya ipe cyangwa musigaho ku muryango wawe kuko mbanzi ko anytime musigaho ku muryango wawe tubwira imbabazi cyangwa namusigaho ku muryango w'umuntu utarabyara niyo wabwira imbabazi cyane sibyo mutahanga mwigendera ariko ayo mahoro wazayakura ariko abenshi babikora ni ubukene hari ababikoreshwa n'ubukene rwose umwana sinamwipevera ikashaka ahantu mumusiga ikindi aho umusiga tuzo bazamwiki hari igihe amusiga avuga ngo byose ni ubucucu ni ukuri nta bukene ni ubupfu so guys mugende mwirinde muve mu ngeso mbi umuntu azibamo muzaza mwiproteje njye niko navuze rwose mwirinde inda zidateguwe ibibazo byigishwa zidateganyijwe niba wahisemo nyine kujya gukora ubwo busharati ukore wikingiye nibyo wirinde gutwara inda utateganyije gutekereza ibindi utateganyije yego so iyo niyo nama yacu twabagiraga Imana ibaho umugisha ibane namwe kuri AMTV show